umunyamakuru wa SKFM Umuhoza Cynthia Nayisa uri mu bakobwa bagezweho mu itangazamakuru ry'imikino yagaragaje ko igihe kigeze ngo bareberwe mu bushobozi aho gushinjwa kugirana izindi gahunda zitari akazi n'abakinnyi ndetse n'abandi. Uyu munyarwandakazi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe abajijwe impamvu abakobwa benshi bo mu mikino bakunze gushinjwa kugirana ibindi n'abakinnyi n'abayobozi. Yavuze ko bikwiriye kureberwa ku muntu ku giti cye aho kugira ngo abandi bantu nabo babizemo. Yisobanuraga ku byo kwitwa inshoreke ya boss we Sam Karenzi nuko abakobwa bafatwa mu itangazamakuru cyane ko babona abakobwa mu mikino abari abantu batinyu bikunze kuba gake ariko ari abantu nyine baba bitinyuka. Ari byo nshaka kubabwira muri aka kanya ngo tube tuganira. Nayisa yagize ati abumwe agatukisha bose. Hari igihe haba hari uwabikoze maze bigafatwa ku bantu bose ariko nukuri ibyo bintu biratwicira pe. Nk'urugero ejo bundi nafashe amashusho ndi kumwe na niyo mugabo Claude kapiteni wa APR Football Club mubaza ku mukino wa Pyramide ariko mu bitekerezo byayitanzweho wabonaga ngo uwo nawe aramurangije ubwo ikipe yacu izatsindwa n'ibindi. Bamwe mu banyarwanda bafite imitekerereze yanduye badushinja kuryamana n'abakinnyi ndetse n'abakoresha bacu n'abandi bantu bo mu ruganda rw'imikino. Nayisa yakomeje agira ati ntabwo babona umukobwa cyangwa se umugore mu kazi ngo bamwubahire icyo ashoboye ahubwo bamubona mu yindi shusho. Yego hari ababikora kandi ntabwo ari byo ariko nanone ntabwo ari twese. Umuhoza Cynthia Nayisa wahoze akorera RBA yagaragaje ko igihe kigeze ngo abantu bahindura imyumvire umuntu yubahirwe icyo ashoboye bitari ukumurebera mu yindi shusho y'abandi bantu. Nayisa yakomeje agira ati abaho abakobwa bafite n'ubushobozi ariko ntibubahirwe ibyo bashoboye ahubwo bakavuga ngo nuko ari umukobwa. Mbona igihe kigeze ngo abo mu mikino bubahire umuntu icyo ari gukora mu gihe hari n'uwo bafatiye muri ibyo bindi babimubareho ku giti cye banabimuhanire ku giti cye ntibabigire rusange kuko biratwicira bikanica na bamwe bato bari kuzamuka ugasanga ni urucantege. Kuba abakobwa bo mu mikino baba bavugwaho ibyo bintu nibyo nari ndi kubabwira nyine ntabwo nyine dukunze kubona mu mikino abagore benshi. Niyo mpamvu aba babonyemo baba bavuga bati byanze bikunze bari abakobwa mu bakinnyi kujya gusura abakinnyi ngo bakoresha ama interview byanze bikunze hari izindi zandani ziba zibiri inyuma. Hari n'ibindi mwagiye mubona kuri YouTube n'ibindi bimaze igihe bivugwa ku banyamakuru kazi babiri bo mu mikino ari byo Nayisa ari kuvuga ati ibizaba n'ababikora bibajye bibabagwaho ubwabo twebwe mutureke abandi batabikora. Gusa Nayisa yagaragaje ko icyamushegeshe kikamubabaza cyane cyamuvuzweho ari ukuba inshoreke y'umukoresha we Sam Karenzi. Kuba ndi kuvuga izina ntabwo mbihamije ahubwo nuko ibyo bintu byamuvuzweho kandi bikamubabaza. Kandi Nayisa uko mumubona aracyari umukobwa uri mu myaka mikeya, umukobwa mwiza ufite intumbero. Hari n'amafoto ye ngira ngo ashobora kuba yananyuzemo nabonye ku rukuta rwe hamwe nanayifashishije yambaye ikanzu arangije icyiciro cya muri kaminuza. Ni umukobwa ufite intumbero nyinshi niyo mpamvu ibintu nk'ibyo biba binamubabaza cyane kandi ntabwo bikwiriye ko abanyarwanda dufata ibintu bimwe byiza.
icyo Nayisa rero abivugaho ni iki cyo kuba yashinjijwe kuba inshoreke y'umukoresha we. Nayisa yagize ati ni byinshi baba bavuga ariko iyo bavuze ko ndi inshoreke ya boss byahise bindenga kuko ndacyari muto, ni ubwa mbere nari mpuye nabyo. Ntabwo ari kenshi umuntu yakira ibitekerezo bibi, ariko ubu maze kubimenya no kubimenyera, kuko gukomeza kuba nyine ukora akazi nk'aka kandi dukoresha n'imbuga nkoranyambaga, abantu nk'aba aba ari abasitari, kuko akantu kose umusitari akoze kahita kamenyekana. Niyo mpamvu gushobora nyine ubuzima bwo kuba umenyekanye nyine bisaba kuba ufite umutima ukomeye, kuko akantu kose kakuvuzweho, akantu kose ukoroye, akantu kose ugize ute, uraryama bakabimenya, uranyerera bikamenyekana. Umuhoza Cynthia Nayisa yakomeje agaragaza ko kuba hafi n'umuryango biri mu bimufasha guhangana nabyo. Nayisa yagize ati icya mbere kimfasha ni umuryango wanjye umbwira ko nkwiye kubyima amatwi nkita ku kazi, ntabwo bigukora ubicamo wemye, ubuzima bugakomeza. Umuryango we kuba umusapotinga nabyo ni byiza cyane, burya ubuze na support y'umuryango aho ngaho bigutesha umutwe cyane. Kandi burya abantu mu rugo nabo birabababaza, ibaze kumva nyine umwana wabo bavuga ko we n'umukoresha we bagira ibyo bakorana, we n'abakinnyi ngo bagira ibyo bakorana, nyine akumva ibintu nk'ibyo ku mwari nk'uyu. Ni ibintu biba bitari byiza ku muryango. Utekereza ari nka mushiki wawe urimo kubivugwaho, cyangwa se ari undi muntu wo mu rugo iwanyu, umva ukuntu byaba bimeze. Uyu mukobwa Cynthia Nayisa Umuhoza wakuze afata Ruth Rigoga na Uwimana Clarisse nk'abanyamakuru b'icyitegererezo kuri we, yanagaragaje ko afite inzozi zo kuzaba minisitiri wa siporo cyangwa w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Intumbero nziza nk'uko nabivuze, ni umuntu ufite icyerekezo pe. Niba mushaka kureba ibyo yavuze byose, mujye kuri YouTube channel y'Igihe Culture, niho murasanga ikiganiro yagiranye n'Igihe, mukirebe mwumve ibyo Cynthia Nayisa yavuze. Gusa njyewe mbanje kugira ngo tuyiganirire ku bintu bimwe na bimwe mba nkomeje kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ndakomeza kubararikira kubana natwe kuri NB izo inkuru zacu kuri kwawe. Wibuke like, subscribe, comment, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.